twitwaye Mbabare Kasiyani, abenshi baheruka guteranira hano twari turi kumwe mu gihe cyahise, nanjye nabanje nagarutse guteranira imbere y'Imana yacu. Amen. yacu cyangwa nawe. Yes, nanjye byose bikubiyemo ntacyo. Witwa Papa Ndo. Ntabwo nari Papa Kasien. ntabwo nari Papa Kasien. ndi ingaragu. Uriya mubyeyi niwe mama we, uyu mushiki we. nanjye nitwa Mama Lucky, nifuje gufatanya namwe gushima Imana. Ufite umwana witwa Lucky. Twebwe rero iyo ugeze hano izina ryawe niryo twongeraho papa cyangwa mama. niyo ngira yego tuzahita tukwita mama niyo ngira. urumva ko ahantu hose bagira ni nk'uko uzasanga umuntu murahura akakuvuga ngo Yesu ashimwe. ese ko muhuye nibwo Yesu ari bushimwe. ushobora gusanga waba uraye ariko rero ngo ngo Yesu ashimwe. Yego nanjye umukecuru nitwa Mukamuyango Mariya. Yego nkaba nkunda kwisengera Imana. amen. banyita Mama Nyirahayimana Marie Jeanne, abandi umubyeyi w'abana 7 ariko hariho 5. Yego abandi ariko guterana nabo. amen. Amen. nanjye nitwa Twatanze Valeria. umwana wanjye akaba yitwa Ineza Ganza Brian. nkaba nifuza kuza gufatanya namwe muri izi nyigisho n'indi Imana iduhanisha. karibu wamuvuze nawe arenda yivuga. nanjye nitwa Papa Claude. amen amen. arishimye cyane warampamagaye. mbona mpamagaye ndabizirikana utamenya ko twabaye inshuti. kubera ko akenshi jewe mba ndi kugenda ni hirya no hino nigisha, hari igihe ntabona umwanya ntakwanze, ariko niyo wambipa mpita mvuga none kuvugisha. nubona n'abahamagaye ntugire ngo ni ukubanga, reka ahubwo umwanya. hari igihe ngera mu rugo nategereje ndaza kuvugana n'umuntu ugasanga amageze nka 3:00 saa. urumva rero sinaguhamagara muri amasaha yo kuruhuka. Aleluya. tugiye kwiga ya ndirimbo nababwiye turaza kwiga nyuma dusoje, sibyo byiza kugira ngo twihute. uyu munsi ndifuza kugira ngo twige isomo, ni ijambo rivuga ngo kujya mu ijuru. kujya mu ijuru. abantu bose kuri iyi si, haba mu madini cyangwa amatorero, n'uwitwa ngo ntagira aho abarizwa muri ayo madini cyangwa amatorero, aba yumva yifuza kuzajya mu ijuru. icyo ngicyo cyo twese tugihuriyeho. yego kuko rero ngo iri somo ryacu riradufasha kugira ngo buri muntu wese amenye uko yazajya mu ijuru cyangwa uko yajya mu ijuru. mu itorero rya Yesu Kristo ku isi, ari ryo iri torero murimo ryitwa itorero rya Yesu Kristo ku isi. ubwo se hari umuntu utari mu itorero rya Yesu Kristo? hawe. ni itorero umwana w'Imana w'ikinege Yesu Kristo yashinze hano ku isi ubwe, n'uyu munsi akaba ari we uriyobora. Aleluya. nkuko nababwiraga ngo ngewe ndigisha ariko sijye mwarimu. umwarimu ni Imana, twanabibonye muri Yohana igice cya 3:45.
n'umurimo turi gukora ni uwa Yesu Kristo, niwe wawutangije, n'uyu munsi arakomeza kuwukora, twebwe tukaba ibikoresho. Haleluya. Niyo mpamvu rero Yesu yashinze itorero, n'uyu munsi akomeza kuriyobora, ikaba ari nayo mpamvu iryo torero rimwe rukumbi rya Yesu Kristo ari naryo rihamiriza umuntu ko ashobora gutandukana n'icyaha ari hano ku isi, yambaye umubiri, akabaho ku isi adakora icyaha, ari uwera n'umuziranenge, kandi yambaye umubiri, ari hano ku isi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iri torero rya Yesu Kristo niryo ryonyine rifite uburyo n'inzira yo gutegura umuntu agatandukana n'icyaha kandi ari hano kuri iyi si. Haleluya. Niba rero turi hamwe hano, ikintu cya mbere kiduhuje ni ukugira ngo dutandukane n'icyaha. Haleluya. Hano hari umuntu waba urimo w'umutagatifu cyangwa w'umwere, wamaze kuba atunganye imbere n'inyuma, utagikora icyaha, ari hano ku isi, yashyira akaboko hejuru tukamumenya. Nawe. Haleluya. Ni mama Sabine aragiye gushyira agatoki hejuru. Bivuze yuko twese hano kuri isi turi abanyabyaha. Yego. No mu madini n'amatorero hirya no hino ku isi, ubajije ngo mwebwe muri gutegura abantu kugeza igihe bazagera ku rugero rwo kudeka icyaha kandi bari hano ku isi, akubwira toya, twambaye umubiri, tukiri mu isi, dufashe ibihe mu ntambara. Yego, ntabwo turagera aho umwanzi adatera imyambi, ariko Yesu Kristo we mu itorero rye yaje kubihamya, kuko yarabikoze birakunda. Ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, bari bose babanye nawe, bageze ku rugero batazongera gukora icyaha. Hahandi umubwira ati tugiye kugushyira mu mavuta tugutwike, wakumva ntacyo bimutwaye kubera yuko nta kibazo afite. Haleluya. Iyo dusomye muri Yohana wa mbere, kugira ngo tuze kwihuta ngiye kubafasha njye nsoma, ariko ufite Bibiliya nawe ajya kurikira n'imirongo muyandike nawe aho uri wagisubiramo ukayisoma. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haragira hati, umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye, ntiyamumenye. Haleluya. Amen. Umuntu niyo yaba ari papa, niyo yaba ari musenyeri, niyo yaba ari karidinali, niyo yaba ari bishop, niyo yaba ari apotre, niyo yaba ari pasiteri, nakubwira yuko nawe gikora icyaha, acyambaye umubiri, ataragera ku umwanzi adatera ibuye cyangwa se umwambi, uzahita umenya ko uwo muntu atigeze amenya Yesu. Haleluya. Kubera ko umurimo wazanye Yesu Kristo hano ku isi ni ugutunganya umuntu agatandukana n'icyaha. Haleluya. Nguwo umwihariko w'itorero rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu muzabona niyo umuntu aje muri iri torero, icyo dukora, nta kintu cyawe tuzakwaka, nta butunzi bwawe tuzakwaka. Icyo dukeneye ni umutima wawe, kugira ngo uve mu bubata bwa Satani, uve mu bubata bw'icyaha, uve mu bubata bw'ikinyoma. Nicyo kiduhuje. Haleluya. Amen. Kuko ni wo murimo Yesu Kristo yaje gukora hano ku isi. Haleluya. Amen. Urugendo rugana ijuru, siko isomo ryacu rivuga. Kujya hehe? Mu ijuru. Urugendo rugana ijuru
ni urugendo rwo gukura umuntu mu byaha akaza mu buzima bwo kubaho adakora icyaha. Uko niko kuba mu ijuru uri hano ku isi. Turifuza ko dukorana urugendo, turifuza ko tugendana. Tuzagendana mu biki? Uzaza uri umunyabyaha, yego, ibyaha byawe ntituzabitangaza ku mugaragaro. Wowe urabizi no mu mutima wawe, uzi ibyo wakoze cyangwa uzi icyakunaniye kurangira. Ariko uko turi gutera intambwe tugenda, uzajya ubona ugenda ubisiga, bigenda birangira, kugeza igihe uzisanga ugeze ku rugero utagikora bya byaha nawe uzi. Uwo umurimo ukorerwa mu itorero rya Yesu Kristo. Haleluya. Nirwo rugendo rugana mu ijuru. Hano mu isi, iyo umaze gutandukana n'ibyaha, ubu uri umuntu uri mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ukabubamo kugeza igihe Imana izashaka ikagukura mu bwami bw'Imana, noneho ikakwinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Bivuze ko umuntu utarinjira mu bwami bw'Imana ari bwo buyobowe na Yesu Kristo hano ku isi, yego, ntabwo ashobora kuzaba mu bwami bwo hejuru, bwo mu ijuru. Nuko ngo mugende mubwire abantu bo mu mahanga yose batangire bashakishe uko bakwinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu wese ukunda umusange umubwire uti byashoboka ko wakemera tukajyana mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ubuhe niba mwahuriye? Ni ukuva mu bubata bw'ibyaha. Ni ukuva mu bubata bw'ibyaha ukabaho hano ku isi udakora icyaha. Icyo gihe uba uri mu bwami bw'Imana. Tekereza, turufatire urugero rwo mu Rwanda. Umuntu uri mu gihugu cy'u Rwanda, yego, umuyobozi wacu ni Paul Kagame. Yego. Niba u Rwanda rutinyitse, nuko nawe atinyitse. Nuko afite imbaraga. Yego. Umuntu wese washaka gutera u Rwanda azaba ateye Paul Kagame, ntabwo azaba ateye Habimana. Haleluya. None nawe nugera mu bwami bw'Imana, umuyobozi w'ubwo bwami ni Yesu Kristo. Wowe umuturage wo muri ubwo bwami, uzaza ateye ubwami bw'Imana azaba ateye Yesu. Wowe kuri wowe intambara zararangiye, ufite uguhagarariye. Kuko Yesu yaje hano ku isi yambara umubiri, abaho adakora icyaha. Birashoboka nawe nugera kuri urwo rugero uzaba ubaye umuturage we. Icyaha kije kukurwanya rero ni we kije kurwanya. Wowe umurimo wawe warawurangije. Haleluya. Ese kuba muri icyo gihugu ni byiza? Twese turabyifuza. Ariko ejo uzatangira kumva ndukubwira bariya barashaka kujyana ikuzimu. Uzamubwira uti kuzimu niba ari mu bwami bw'Imana, jewe ndashaka kujyayo. Ese aho ngaho ikuzimu we yagiyeyo yarahabonye? Azahatwereka tugiye. Uzabaza ngo utinyereke ikuzimu nkagereranya na hariya nanjye bari kunjyana, hanyuma arihitiremo. Haleluya. Twebwe rero aho turi kukujyana, ntuzasaba ubuhamya ku wundi muntu, wowe bwiremeho ku giti cyawe. Uje hano wiba, ndaguhamiriza ko utazongera kwiba. Uje hano uri umusambanyi, kwanza ntabwo ari wowe wabikoraga, ni imbaraga ikurimo yabiguteraga. Iyo mbaraga izacika intege zanarangira. Ngibyo ibyo dusezeranya abantu. Ntabwo nkubwiye kuzagira amafaranga menshi, kuzatunga imodoka nyinshi, kuzagira ibipangu n'amasambu. Ibyo kubigeraho ushobora no kuba wabiterwaga n'ibyaha wakoze, Imana yaragufungiye. Kubigeraho nabyo birashoboka. Yego. Numara nawe kuba uri mu bwami bw'Imana, abafiri mu bwami bw'Imana se bakabaye abakene. Umva ko ibyo bindi bizaza nyuma. Turaza kugenda tubibona mu isomo ryacu. Reka dusome muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 31 kugeza kuri 33. Baravuga ngo Matayo 6 yego 6 umurongo wa 31 kugeza kuri 33. Baravuga ngo nuko
nimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi se wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo nugera mu bwami bw'Imana uzaba uriho uri umukiranutsi, n'ibyo bindi uzabibona. Ariko urugendo rwa mbere tugomba gukora ni kujya hehe? Mu ijuru. Mu ijuru ni hehe? Ni muri kwa gushaka kw'Imana, ni muri kwa kubaho udakora ibibi, uri umukiranutsi. Ngaho ubwo uzatangira kubona n'ibindi wari warabuze byose, kubera ko ari ibyo byo umuntu, abantu b'abakire mu mubiri uzasanga aribo badasenga. Ariko wowe noneho se ko nawe uri guharanira gushaka iby'umubiri, uzaba utandukaniye he nabo? Uzatandukaniraho nabo uzaba uri mu bwami bw'Imana, warahize ukabona no gutunga nk'ibyo nabo batuzi. Haleluya. Dukomeze dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Matayo igice cya 5 umurongo wa 3 haragira hati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Haleluya. Urumva hari ubwami bw'Imana hakabaho n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bw'Imana butandukaniye n'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bw'Imana burimo uyu muntu uri hano ku isi ariko udakora icyaha, ari umukiranutsi. Hanyuma ubwami bwo mu ijuru ni wa muntu utagifite umubiri, niwe uburimo. Haleluya. Uyu munsi aho wajya hose ukavuga Yesu, nta muntu n'umwe utamuzi. Aho wavuga Petero, aho wavuga Aburahamu, aho wavuga Isaka, aho wavuga Yakobo, nta muntu n'umwe utamuzi. Ariko se wigeze ubabona ku maso? Ahubwo tubazi kuko bakiranutse bakiri hano ku isi, uyu munsi bakaba bari mu bwami bwo mu ijuru. Natwe rero niko twifuza, ku buryo hano ku isi uzajya avuga ukomoka kuri Habimana, yego byonyine kuvuga ngo papa wanjye ni Habimana, Imana izajya ihita imutabara. Haleluya. Kuko yari umukiranutsi hano ku isi. Yego. Urugendo rugana ijuru rukorwa mu ntambwe 9. Urugendo rugana mu ijuru rukorwa mu ntambwe 9. Intambwe ya mbere ni icyaha. Haleluya. Intambwe ya mbere ni icyaha. Ni wowe muntu w'umunyabyaha ugomba gufata icyemezo yuko wifuza gutangira urugendo rugana mu ijuru, ukaza n'ibyaha byawe byose. Urugendo rwa kabiri ni Satani. Ni wowe muntu w'umunyabyaha uzamenya icyagutezaga ibyaha, ukamenya uko utangira kubaho, ego, ukabana na Satani ariko nta mbaraga igufiteho. Birashoboka kuba yagukoreshaga kubera ko nawe wabaga ufatiwe ku irari ryawe, ufatiwe ku byo wifuza ariko bitajyanye no gushaka kw'Imana. Satani azakomeza abeho, nawe ubeho, ariko nta sano mufitanye. Urugendo rwa gatatu rero ni umuntu. Iyo umaze gutandukana na Satani, iyo umaze kumenya Satani, ukabaho nta ruhara gufiteho, cyangwa se ntacyo muhuriyeho, cyangwa se ntacyo agukoresha, uwo ni we witwa umuntu. Naho ubundi imbere ushobora kumbaza se ubundi narinjye, wari inyamaswa muntu. Iyo umuntu ari umunyabyaha aba ari inyamaswa muntu. Niyo mpamvu uzasanga
agapfizi k'ihene iyo kabonye inyagazi kagira gute karurira. Hanyuma se wowe mugabo iyo ubonye umugore wundi nawe ugeze hajya utandukaniye n'aka gapfizi. Haleluya. Amen. Sumva ko nawe wari umuntu ariko w'inyamaswa. Iyo umaze kuba rero umuntu. Urugendo rwa kane ni Imana jambo. Haleluya. Bivuze yuko kugira ngo ube umuntu hari ijambo wigishwa. Yego. Iryo jambo rirahinduka rikaba ari ryo rikubera Imana. Niba uri gukora iryo jambo rigusaba, niryo rikubera Imana. Ibibazo byawe byose birakemuka binyuze muri iryo jambo. Imana jambo. None nawe ugahindukira icyo uvuze si ijambo kikabaho. Nuko ngo wowe n'Imana muba muhujwe n'iki? N'ijambo. Imana jambo. Hanyuma intambwe ya gatanu, Imana mwuka. Uzaba Imana mwuka ryari? Ni muri cya gihe ibikorwa byawe uyobowe n'umwuka mu byo ukora byose. Njya numva abantu ejo nageze ahantu haranshimisha iwanyu ka gasozi ko hakurya ngo bakita biki? Biranzu. Ibiki? Ibibazo byawe. Umuntu akajya gushaka ibisubizo by'ibibazo bye kuri uriya musozi. Haleluya. Amen. Ni ukubera kutagira Imana mwuka. Imana mwuka ni igikorwa. Nshobora kuza nkakubwira ni ufite ikibazo, haguruka uhagarare, ongera wicare, ikibazo kirarangira. Ni umwuka. Kuko icyo gikorwa cyo wangicara, haguruka, icara, ni umwuka wari ubintegetse. Cya kibazo gihita kigenda. Ntabwo ari ngombwa ngo ngende kujya sinzi hari n'ahandi bita ngo ni umusozi wa Kizahabonwa, sinzi uwo bita ngo ni za Gitarama handi bakunze kujya Kanyarira, sinzi Icyangugu nageze ahandi hari amashyuza, Ruhengeri nageze ahandi hari aho bajya mu mazi y'Urusumo, y'Urutare, hano hirya za Gitarama nagiye ahandi bajya mu Ibuye. Yego. Ngo ni ukubura Imana mwuka. Imana mwuka ni ibikorwa. Yego. Hanyuma intambwe twari turi ku ya gatanu, iya gatandatu ni Imana muntu. Imana icyo gihe ni hahandi uba umaze kuremwa mu ishusho no mu isura y'Imana. Haleluya. Amen. Hari akantu kanshimishije nkimara kubona uyu mupapa. Nari nabanje guhura na Olivier bwa mbere. Nyuma mpuye n'uyu mupapa ntamubonamo Olivier. Mbajije aba bantu bapfanije turiya n'umwana we. Ngaho tekereza wowe muntu ufite ishusho n'isura y'Imana. Ubwo wowe uri iki? Uri Satani? Oya, uri Imana. Uri Imana. Ntabwo ubona yuko ugera ku rugero ko nawe uba Imana kandi uri umuntu. Ku buryo ibyo ukoze, ibyo uvuze, ibyo utekereza, buri muntu akubonamo Imana. Ugatangira gukemurira abandi ibibazo. Wumvise intambwe ya gatandatu. Ibyo rero byose kugira ngo ubashe kubigeraho, cyangwa kugira ngo bigere ku musozo ubone kwinjira mu bwami bw'ijuru. Siho turi kuganira. Kujya mu ijuru hagomba kubanza hakabaho urubanza. Urubanza rwa mbere ruhera mu mutima w'umuntu. Wowe ubwawe ukajya ukora ikintu wumva nta rubanza. Niyo nazi wawe nkasanga wanditse amasaka nkakuraho ikibo, nkajya gukora ikintu niba ari umusururu niba ari iki. Niyo twahuruka bwa ayo masaka yakuye hari iwawe giye gukora agasururu. Ikibazo urangira ute? Muri nge nta rubanza mfite kuko n'ubundi singiye kubishugunya, singiye kubigira gute, urangira ute? Ahubwo ni gashya nanjye ndakuzaniraho. Ubwo kandi hari icyo twadopfa. Nabo muzasanzwe muri iki gihe abantu iyo bari kubaka
ahubwo mu maseti yasize impamvu bashyiraho igipangu yarangiza akandikaho ngo hano habamo imbwa iryamye nta niyo boroye ubwo imbwa iryamye barinde niwe n'umuntu nyine urumva ukuntu abantu bihamirije ibyo bari ubundi niba twese twamaze kuba imana muntu nta rubanza rwakabaye rukiri turiho kandi urubanza ruzanwa n'uko habayeho ubwumvikane buke nta muntu n'umwe mu babaye mugifitanye ikindi urubanza haba mu mutima haba no mu bantu aho niho utifuza ko tugana aho rero niho hahita mbere inyuma y'urubanza hahita hazaho umunsi w'imperuka uwo uzumva ngo hazabaho umunsi w'imperuka abantu bari kujya mu munsi w'imperuka bataragize itangiriro uwo munsi w'imperuka rero niyo Imana y'ubwayo izaza ikaguhamiriza ati uyu ni umwana wanjye nkunda amwishimira hano kuri iyi si uzaba winjiye mu bwami bw'Imana nta kintu na kimwe kizongera kugukubaganya n'uwagutunga urutoki uzajya umubwira uti ibyo wifuza bikugarukire turi kwiga imibare nababwiye ubufindo buri mu mubare 9 yego arizo mbuto 9 z'umwuka iyo ufashe 9 ugakuba n'umubare wose wari wo wose bihinduka 9 yego iyo ushyize imbere umubare wari wo wose bihinduka wa mubare ni nk'iyo ushyize inyuma bivuze yuko umuntu ufite imbuto 9 z'umwuka icyo wamubeshyera icyo wamwifuriza usanga cyakugarukiye icyo yajyamo cyose aguma ari wa wundi kuko adahinduka Haleluya ngurwo urugendo rero rugana mu ijuru ari rwo twifuza ko tugendana uzabishaka muri uko rero kugendana turagira ngo musobanukirwe icya mbere twavuze ko intambwe ya mbere ari icyaha reka twumve muri Matayo igice cya 13 ku murongo 37 kugeza kuri 38 baravuga bati arabasubiza ati ubiba imbuto nziza ni umwana w'umuntu Haleluya umurima n'isi imbuto nziza nizo bana b'umwami urukungu ni abana b'umubi Haleluya nuko ngo wowe muntu ukora ibyaha muri wowe urimo abantu babiri uri double uri umwana w'umwami ukaba n'umwana w'umubi ngicyo uko umuntu ameze uwo muntu w'umunyabyaha igihe rero uje hano tugomba kukubwira ngo hinduka usigare uri umwana w'umwami kugira ngo uzabone kwinjira mu bwami bw'Imana yego bizagenda bite niba hano hanze wari umunyabyaha Haleluya niba hano hanze wari umunyabyaha iyo umaze kugera hano bya byaha byawe urabibabarirwa Haleluya guhera uyu munsi nigeze kubivuga reka nongere mbisubiremo ibyaha wakoze byose tangira wiyumvemo ko bibabariwe ikibazo rero ugomba gutangira kwirinda kongera kubisubira Haleluya tubatangiye urugendo situri kukwereka icyaha wari umunyabyaha kubera yuko wari urimo babiri umwana w'umwami n'umwana w'umubi uyu munsi ibyo by'ububi byose umubi yagukoresheje urabibabariwe tangira rero wirinde kubisubiramo uzabyirinda gute hari ibintu 4 bizagufasha kwirinda kongera kuba umwana w'umubi ahubwo ukaba umwana w'umwami gusa icya mbere ukwirinda gusesengura Haleluya amen mama ganza rero umunsi wirinda gusesengura umugabo ashobora kuza akavuga ati uyu munsi mwihagane ntabwo turi burye iyo nagiye nta kintu nabuze uhita wumva uciye ijosi rimarutseho gakeya ugutangira gusesengura igihe cyose yagendeye amasaha yose yamaze none aje ambwira ngo ntabwo turi burye ubwo winjije icyaha muri wowe
harakurikiraho utajya kumucira urubanza. Buriya sinumvise yuko aba yagiye kwa mu maseti. Buriya niwe yasize. Yo Imana iturengere. Haleluya. Guhera uyu munsi irinde gusesengura niba watangiye ku rugendo muri itorero rya Yesu Kristo. Ibyaha byose urabibabariwe. Irinda kubisubizamo. Uzabisubizamo rero gute? Wirinda gusesengura. Papa wanjye hano ni mukururanwa kako. Sibyo? Aragiye akora 3,000. Urumva? Aje yanyorewe no kugacupa. Sibyo se? Nubwo bizarangira. Icyo bizarangira rwose. Niya ni imyanda turimo koga kandi iyo woga ugomba gucya. Nibyo. Mama yagera hariya akamureba rero. Ubwo mbese ayo wakoreye yose ntaho uba wayajyana. Ariko utangiye gusesengura ntimwajyanye nuko byageze ariko ayo wakoreye yose niho yayajyanye. Si ukuvuga ngo nubwo mutari hamwe ariko umutima wawe wamuherekeje. Gusesengura ibintu byo gusesengura mu bishyire ku ruhande. Mwahoze mu byumva urugero rumwe tuhise turufata hano. Umuntu yarwaye hano mu mugongo n'ibifaraga biravurwa bigakira. Umusesenguzi yamaze kubyita sida. Haleluya. Imana irababarira. Wirinde kugira ngo iyo ni intambwe ya mbere yo kureka icyaha. Iya kabiri rero gushaka kumenya icyiza cyangwa ikibi. Haleluya. Uzashaka kumenya icyiza cyangwa ikibi gute? Yego. Jesi ndi kubigisha. Muri mwese hano nta muntu nsaba tike. Nta niyo nzabasaba. Haleluya. Ariko uzicara utangire gutekereza. Ariko uriya mugabo ariko reba nawe tike yo kuva i Kigali iyo yose utagiye gushaka ikibi n'icyiza. Bibe ntabwo bizarangira. Buriya ni kuriya batangira bizarangira azanashyiraho n'igiseke buragenda bize. Ashobora gutangira gushaka ikibi n'icyiza. Buriya ni kuriya batangira n'andi matorero nuko yatangiye buriya bizagera igihe byatwaka amafaranga. Haleluya. Uyampaye ni nkuko naza nkasanga utetse tugasangira. Ego ntuzayitirire ngo yampaye ngo nuko ndi kukwigisha. Ego undi nawe azicara atangira ariko abantu ni abanyamayeri. Uzi ko bavuze ko nta maturo baka ariko uzarebe yambara neza. Shoni muzaza no kunsura mba ahantu heza pe. Iriya nzu se buriya yishyura ikizi. Niba ngo ntabwo ahembwa urumva urimo gushakisha igihe ndi kuguha ijambo ibyo bintu urabishaka urashaka uragira ngo ushakemo ikibi n'icyiza gute? Fata ijambo ukurikirira iyo jambo ni amazi aje guhanagura bya bibi wari warakoze. Niyo mpamvu Imana yabikubonye wowe uricara ushakishamo icyiza n'ikibi gute. Hari abantu dutangirana tukazanira dusoza ari muri ibyo akazanasigara. Ejo agatangira kuza kwigishwa nawe undi igihe nigishaga agatangira kwicuza. Muzumva amagambo hano ndabizi mwese ntabwo murambwe akaho twatangiranye hano ibyo bari kugenda bavuga muzabyumva. Yego muribuka ko hari mama atangira kuzarana twagiye ariko tuje hano yaraje yaratangira asesengura buriya araje umugisha wanjye agiye kubitwara. Umugisha jewe nkuzaniye n'ukumva ijambo. Urumva atangira buriya se nukunyereka iki babonye iwanjye hasa nabi. Tutagiye gushakishamo ikibi n'icyiza. Iri ntambwe ya kabiri ryo n'umubireke sajya murambe bibutsa. Iya gatatu ni ugushidikanya. Ako se koko imyaka yose maze ufite imyaka ingana 50 n'irindwi
mu myaka 57 yose maze uyu ni uje kuvuga ukuri. Nabaye kwa padiri n'abapasiteri b'iki twarahuye, uyu ni uje urumva ukuntu utangiye gushidikanya. Niba ufashe urugendo haguruka tugende. Ibyo ndi kukubwira wowe ntuzabi jya ubyibonaho, uzumva biri kugenda birangira. So gushidikanya si cya gatatu. Icya kane kutizera ijambo muri kuri guha. Jewe niba ndi kukwigisha ibyo bibazo ufite nge nanjye nabinyuzemo wambajije, yego none kuba naraje kukwigisha nuko n'Imana yanyeretse uko nzajya nkufasha, urampisha kubera. Haleluya, Amen. Inshuti bavandimwe, niba dutangiranye iyi nzira, ibyaha byanyu byose murabibabariwe. Amen. Wowe ubwawe ni wowe uzabyisubizamo kubera ibintu bine. Icya mbere gusesengura, yego. Icya kabiri gushaka kumenya icyiza cyangwa ikibi, yego. Icya gatatu gushidikanya. Haleluya. Si papa wanjye, Papa Kasi ni umuhanga pe, ndamukunda cyane. Nkimara kumubona nahise mbona ko ngiye kubona umuntu tugiye gufatanya urugendo nawe akazigisha abandi. Ariko aricara akareba kubavuze ngo barasenga, ntabarigeze mbona niba basi nta karirimbo bashyizeho ngo dusirimbe. Urumva gushidikanya. Mama Cynthia rero we sinavuga bantu tabaniga na mama yicaye hari ari abakecuru gusa. Abantu b'urubyiruko niwe warabazanye babura aho bicara. Hanyuma icya kane kutizera iri jambo. Iri jambo niryo rizaguhindukira Imana mbere na mbere hamwe n'uri kuri guha. Bya bindi washakaga mu Mana wewe jya ubabaza urebe kutabibona. Haleluya. Ndabizi neza jewe nta kintu mfite kuri iyi si, yego, ariko binyuze kuri wowe ushobora kunkuraho ibyo ushaka byose. Mwari mubizi. Haleluya. Byaba ari mu mubiri cyangwa mu mwuka, ibyo ushaka byose wabibona unyuze kuri. Kandi je ntacyo mfite kuri izi. Bikwerekeye uko roge ntitumye. Uwantumye afite byose, wowe kubibona nuko nzakubera inzira. Haleluya. Muranyumvise ibyo ndi kuvuga? Niyo mpamvu uyu munsi nabifashe, nushaka nzabashyira muri video na audio, agakaru nzajya ntora nk'abaha mujye mukumva. Yego. Ndashaka yuko umenya ikintu urimo, ejo hatazaza umuntu uza kukubeshya. Haleluya. Amen. Icyaha kirumvikanye. Yego. Iyo ni intambwe ya mbere, ugomba kumenya icyaha ko kirangiye, ko kibabariwe, wowe ubwawe ukirinda kwisubiza. Twinjire ku ngingo ya kabiri rero. Mu gusoza kuri iyo ngingo dukoresha umurongo uboneka muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Baravuga ngo mwadamarariye mu isi mwishimira ibibanezeza bibi, mwihagije mu mitima ku munsi wo kurimbuka. Umuntu ari mu bibi yaradamaraye, we ibintu byose arabibona nkaho ari byiza kuri we, ariko niko kurimbuka. Umukiranutsi mwamuciriyeho iteka, muramwica atabarwanya. Urabona wowe ukuzaniye ijambo, wowe ni wowe uri kubona ko ari mubi, ukanga kugaruka kandi watigeze akubuza. Ubona ko umwishe, sinongera gusubirayo, azashaka abandi. Niba ari ibyo byaha birangira atazabibarangiriza, nanjye nzaba ndeba. Si ubona ko witandukanyije nawe kandi we ntacyo yagutwaye. Yego. Nuko bene data mwihangane mugezeho umwami Yesu azazira. Yego. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza hazabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu, uko umwami Yesu kubegereye.
buri muntu yihangane ibi ndi kukubwira uzabyibonera n'amaso yawe. Haleluya. Amen. Ingingo ya kabiri rero ni Satani. Niba wiyemeje gufata iyi nzira, nshuti bavandi, Satani azagusura kenshi. Nibyo? Mwajyaga bavuga ngo toka Satani mu izina rya Yesu. Turakurwanya. Ubu rero noneho mugiye kurwanya uwo mubone n'amaso. Haleluya. Mama y'amakaragize ubwoba. Satani mugiye guhorana noneho mureba n'amaso tugiye kumukwereka. Ujye umutokesha ariko unamuzi. Tubanze dusome Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 18. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntibamugitwarwa n'amategeko. Manshim. Haleluya. Satani rero bwa mbere ni iki? Ego. Satani ni kamere kurimo. Haleluya. Buri muntu wese ajye kugenda yicara asoma mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 uhere ku murongo wa 19 kugeza ku wa 21. Ego. Urebe ibyo bintu byose biri kuvugwa aho ngaho. Biri muri wowe. Nibyo bigiye kujya bihaguruka. Iyo dutangiye iyi nzira ntubona ko uyu mupapa utari umuzi cyangwa naho mwahuriraga wabona agasenga ari umuntu muzima ari byo ugiye gutangira kumubona ibibi bye sasa bigiye kujya kumugaragara nawe yagiye kujya we n'ibyawe kubera ko twese uko turaha nk'abantu b'abanyabyaha twese kamere iturimo igomba kugigaragara rero kugira ngo ipfe kugigaragara kugira ngo nubona mugenzi wawe mwigana hano ari gukora ibibi ujye uvuga ati buriya ni kameze ariko kubera ko muri hamwe mu nzira ejo bizarangira ubwire mwarimu cyangwa nawe upfuka mu musengero wabonye Satani ya mbere igiye kuba umwe muri hamwe hano. Haleluya. Si papa asiye na mama birashoboka ko mama afite utuntu twe yikorera kunywa inzoga, gusinda, kurwana, gutongana, kuvuga nabi, kugira gute. Ubu Kasiye ni ugiye kubura umucamanza we. Ariko si byo jambo mujya gusenga mu mama kudahinduka. Wowe niwe uri gushaka hinduka. Kuba umubonye ari mu bibi atari no guhinduka. Ni Imana ishatse kukwereka Satani kwisa. Wowe wirinde bya bibi ari gukora kuko nawe bikurimo. Nawe hari ibindi uri gukora uyu mugenzi wawe ari kubona. Ntazagira umuntu ureka ijambo kuko abonye ibibi muri mugenzi we bakurikirana ijambo. Ni Satani iri kukwigaragariza. Ibyo biba ari gukora nawe hindukira umenye ko nawe bikurikira. Mama mvumiriye. Ufite izina ryiza nkunda. Utangira uvumiriye uyu mugabo. Ni ugiye kukubera Satani ya mbere. Nawe ni ugiye kumubera indi Satani. Uti gute? Waryaga yazanye amafaranga. Kugira ngo ukunde ubone Satani neza azayabura. Azakubera Satani kuko mutari nawe uzamubera Satani kuko no hadakoze ibyo agomba gukora. Ariko si umwawe umugabo nyabaki. Abandi bagabo baragenda umva mbese umuhumuro kuntu abandi bari kurya. Ibyo bari kurya ni ibyabo. Wowe baragira ngo umenye Satani nawe amenye Satani nimuyihanganira ni izabacikaho. Izabahunga cyane ko muri guhabwa noneho mufite umuntu uri kubayobora kuyimenya no kuyirwanya. Aho wasengeraga abari basabwa musenga nimushaka mukomeze mugiye ariko nta kintu muzongera kumva. Nibyo bakoraraga niba bagusengeraga bigafata ntibizongera kugira ngo ubone Satani. Haleluya. Yego. Kuko watagiye n'inzira ifite ahikuganisha uzajyayo ibibazo byawe uzabitanga bazasenga ntibizongera gufata kugira ngo ukunde umenye ko Satani ari mu kazi. Byumvira n'ukuri cyane mu buvugizi ukuri inzira watangiye ntago ari yayindi. Yego. Yego. Njye nishimira mama Saveri nawe dutangiranye inzira ari mu bibazo
ariko n'undi utaragira ibibazo bigiye kuza kugira ngo Imana ipime kwihangana kwawe, irebe ko usesengura, irebe ko ushakisha ikibi n'ikiza, irebe ko ushidikanya, inarebe n'igi cya kintu cya kane nababwiye n'iki, nuko wizeye ijambo. Kora ku buryo nta kintu na kimwe kigukura muri iri jambo, n'ibyo utatekerezaga ko wabona uzabibona. Haleluya, Amen. Ndanibuka gitangira kwigisha ahitwa Ishyorongi, umwana w'umukobwa yaraje arandirira, arambwira ati ngewe ubwo ndeba hano siniyizi niba ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu, ntabwo nzi icyo ndicyo. Mbese kubera ambwira ibintu by'uburwayi arwaye, ku buryo nawe bashobora kubikubwira ukiruka. Navuga ni humura mwana wanjye birarangiye. Ati reka nkwereke mwana, niba koko unyemereye yuko birangiye, ndashaka nibura mbone n'umuntu nterinda nanjye mbyare umwana. Ibyo yivugiye ntabwo yageze asaba ngo umugabo arashaka kumuterera akabyara. Uyu munsi afite umwana w'uruhinja w'umuhungu. Niba uwo mwana agira se, niba ari ndaketse mu kirere nanjye simbizi. Yaje kuvuga ariko guhanteye indago twaraburanye, uzizi n'iyaba n'amazina ye na nimero ya telefone siyuga. Yewe ku mutima mpita nibuka ikintu yasabye ku munsi wa mbere. Nibyo yashakaga kandi yarayibonye. Mwige gusaba neza, aho muhererwa ni muri iyi nzira, muri iri jambo, ntuzongere kugira icyo ukina nacyo. Haleluya. Amen. Yaraje papa, nagaraza ibyo nakubwiye ntabwo wabikoze, mbivugira hagati y'abantu. Satani, haleluya, amen, ubwa mbere ari muri wowe, agiye rero kujya akuzamukamo kugira ngo abandi bamubone. Siwe Satani wa mbere. Satani wa kabiri rero ni uyu muntu uza kukugerageza. Si umuntu mugenzi wawe utanakurikira iyi nzira, yego azaza kukugerageza. Uzamuguriza amafaranga ntazayagusubiza, yego muzasezerana ntazabyubahiriza. Ni Satani. Uzatajya ko ariko mbere ntarajya muri ririya jambo ibintu byanjye byagendaga neza. Nuko utazi Satani. Ubundi mwari umwe nayo ubari bugeragezwe nande. Ugiye kugeragezwa binyuze mu bantu. Hazaza rero n'umuntu uza kuguha inama utanamusabye, zikubuza gukomeza uru rugendo twatangiye. Nawe ujya kwa mu masenti muri za nyigisho zabo, bari abantu ntabwo mubazi, barakureka mukagenda, mwajya kugera ku musozo sawa, sinzi ngo ibintu bajyamo, ngo niba ngari ku musozi, ngo niba ngari kuri Pentecote, baguca amafaranga. Ayo mafaranga mu buzima bwawe ntabwo wazanapfa uyabonye. Ubu wabafata tukabashyira ahantu mu minsi 10, dusangirira hamwe, dukora ibintu byose hamwe, mwaba mumaze kurya amafaranga nyine. Nayo ngayo bazanakwereka nuko yakoreshejwe, ibyo yakoze byose azarengaho bazayagusubiza. Cyangwa ngo yakore mu munsi mukuru mutumira abantu mwishimire ko namwe mwiyunze n'Imana. Nta yandi tuzagusaba. Niba utayafite twigana njye nyafite ndagutangirira. Yego kwanza mwe mbateguze, namwe tuzajyana kuri Pentecote ni muri uyu mwaka. Haleluya. Uzakangwa n'amafaranga nuko azaba ataranyizeye. Wowe nuyabura ageza yawe. Haleluya. Nyina w'umuntu. Numva ko inkuru nshya zatangiye kuza. Niyo mpamvu ushaka yuko ku cyumweru tuzaba turi hano. Kwanza tuzarana kwa gatandatu. Umuntu uzambwira ngo yabuze tike. Yego. Ntabwo ngiye nzamwumva. Haleluya. Amen. Murebe mwakuzuzura ka minibisi, twite dukodesha ka minibisi kazatuza bikoje kadusubize. Iyo wiyemeje ikintu uragisohoza. Hari umuntu uzatangira kuza kukugira inama, yego, muri urugendo, cyangwa aze kukubwira amagambo agukorere n'ibikorwa biguca intege. Nguyo Satani.
ushobora gusanga none papa ari hano ubu niyo satani kuriya mu mama utagira wihanganire satani si wowe wayizaniye papa utagira wihanganire satani niri ikintu mwebwe mutangire mukureho urwitwazo rw'ikintu cyose gishobora kubangamira umwe mugenzi we. Ibyo biri kukubangamira niyo satani ni ukukubuza urugendo. Haleluya. Mama yaza yasinze, yaza yimereye, fata woze ushire mu buriri niyo satani yawe. Ego. Na ego. Dawe nuko kururiya mvamo. Guhera muzabishobora ko nabishoboye si n'umuntu ngawe bizashoboka mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka zabereke ukuntu bizashoboka. Buri muntu wese nagera mu rugo uze kureba icyumba cyawe ukuntu kimeze. Yego uze kureba icyumba cyawe ukuntu kimeze. Niba gishobora igitanda cyarebaga hano bikaba bishoboka ko wanagihindura kikareba hano, buri muntu wese ajya guhindura igitanda cye. Haleluya. Ibintu byose byaberaga muri iyo nzu muhite mubihindura. Niba utumvikanaga n'umugabo wawe kubera ko ari umusinzi, uyu munsi utangire umwubahire ko ari umusinzi. Niba utumvikanaga n'umwana wawe kubera ko yiba, uyu munsi utangire umwubahire ko yiba. Aho utangira umugiye inama unishyure n'ibyo yibye umwereke uko ashobora kubireka. Igikorwa gifatika kigaragara. Niba igitanda gishobora guhindukira kigafata indi position ubikore. Ako kanya ibintu byose byari biraho muri iyo nzu ntuzongere kubifata icyo ufata nkaho ari kibi cyangwa nkaho ari ikiza kurusha ikindi, ibintu byose bihinduka. Haleluya. Nanjye ndaza gusengera icyo kintu umuntu uri wakora ibyo namubwiye. Yego. Ibintu byose biraza guhinduka. Ufite igidafite uburyo bwo guhindukira ntacike intege. Uyu munsi wowe nujya kuryama uba ari wowe uhindukira. Imbere y'Imana nta kintu kiza ubwo se naryama ncuramye ushake umusego. Mucuramye. Ariko ujye wibuka iyo position wafashe guhera uyu munsi kari yo guhindura ibintu byose muri iyo nzu. Cyo kirafatika. Utari mu bikore ntagire ngo sindamuhaye message n'isengesho ryanjye ntabwo riri buze ku ntiri mugera. Niba kitari buhindukire wowe uyu munsi wihangana uryame wahemeye. Niba washyiraga hari umutwe uyu munsi uwushyire hano. Ubu rero hari umuntu uri bujye gusesengura Humbe ibintu batangiye kudukorera buriya ntibatangiye kuducurika. Uraba ugiye gusese ubu niba hari aho turarana ubu batabyumvise bitari ngombwa ko turi bugende ngo bahite babyumva, arabona uhinduye positeri yo kuryama abivuga. Uyu munsi wowe niba uri muri ibyo niyo bamuvuga igisubizo cyose kirahita kiboneka. Uyu munsi wowe ufata agakeka ubabwire yuko ugiye kurara mu masengesho wirarire muri sale ariko apfa kuba muri system gahunda ni system twarabyumvise. Yego ngiye kubereka yuko Imana ikora kandi ibintu byose bihinduka. Niba hari umuntu mutumvikana mu rugo ahubwo utangire wumvikane nawe, wewe uyu munsi ibintu bigiye guhinduka. Satani agiye gutsinda. Ugere mu rugo wavuga uti nijoro mfite amasengesho mwebwe mwirarira haragiye kurara hano. Ntabwo arakubuza. N'ufite ikindi kibazo cy'ububangamiye mbaze mubwire icyo turi bukore ariko tuze kuba turi hamwe. Yego. Haleluya. Nta kintu na kimwe kidashoboka muri iri jambo keretse wowe ari wowe wihagazeho ntubigaragaze. Yego. Ubize bukwaye. Ndashaka kumva amakuru ko ibintu byose byahindutse muri iriya nzu. Niba mushaka kubona Imana kuko ibindi byose byahabaga n'ibyananiranaga ni ukubera Satani. Uyu munsi turashaka rero kubana nawe tumuzi, ntimuzongere kumuha urukwaho. Niyo mpamvu hari umuntu umwe nabwiye ngo abagiye mu rugo ibindi bibazo bizikemura. Yagiyeyo kandi mujya mugira ngo ndababeshya. Haleluya. Twagiye intambwe ya gatatu. Yezi ko uyu munsi biba biriho birangira.
intambwe ya gatatu ni umuntu. Niba umaze kumenya icyaha ukamenya nuko kirangira nuko wakwirinda kugisubiramo, ukaba umaze kubona satani nuko wayikwepa, turifuza ko umuntu turifuza ko uba iki? Umuntu. Uzaba umuntu gute? Dusome muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Haranditse ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza imperuka. Haleluya. Amen. Ngo umuntu ahinduka umuntu kuko yigishijwe. Dufite inyigisho z'uburyo butatu. Iza mbere ni mu buryo bw'Imana Data, mu buryo bw'Umwana no mu buryo bwo mu Mwuka. Ni nabyo byitwa kubatiza cyangwa umubatizo. Tuzatangira tugushyiriraho amategeko. Itegeko rya mbere ryasohotse. Kuryama, yego, ni itegeko. Nutabikora ni Imana uri bubusunugwe si. Ni itanza ako kazi mu Mwuka wera. Yego. Haleluya. Amen. Ni itegeko bagushyiriraho. Hanyuma ubwa kabiri ni inyigisho zizagufasha kugira ukwizera. Yego. Hanyuma ubwa gatatu ni inyigisho zizagufasha kwiyobora kuruhuka. Ni nayo mibatizo itatu. Mubatizo mu izina ry'Imana Data ni amategeko, mubatizo mu Mwana ni ukwizera no kukwigisha imirimo yo kwizera, umubatizo mu Mwuka ni ukukwigisha kubana n'Imana mu Mwuka. Nguko uko umuntu ahinduka umuntu. Yego. Haleluya. Amen. Ibyo byose biri muri izi nyigisho zacu. Umuntu n'uyu umaze kugera ku rugero rwo kwiyobora, agakora ibyiza batamushyiriyeho itegeko, mu byo akora byose akabikora adashidikanya kuko yizeye ko Imana iri hamwe nawe. Urumva umuntu. Reka dusome muri Luka igice cya 17 ku murongo wa 10. Haravuga ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashohoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Nukuvuga ngo iyo uri gukora ibyo wategetswe gusa, uba uri umugaragu w'imbura umumaro, ntacyo ubumaze. Umuntu ni uwibwiriza, umuntu ni ureba igikenewe, kandi ni umuntu ureba ikitari mu mwanya akagishyira mu mwanya batarinze kubimutegeka. Haleluya. Niyo mpamvu uzasanga muri iki gihe abagore benshi n'abagabo mu ngo hari ibibazo. Kubera iki? Ntabwo bitandukanye nuko kera bari babayeho, ahubwo ubu muri iki gihe ntabwo abantu bazi kwibwiriza. Papa, imyenda yawe ni ndifura. Yewe. Madamu cyangwa umwana. Yego. Hanyuma se wo bakorera iki? Yewe se. Igihe barimo gufura. Yewe igihe barimo gufura. Bandi gushaka kwasaga kwiremba cyumva. Nuko ngo mu rugo buri muntu wese ashobora kuba afite akazi. Ariko ushobora kuza wagera mu rugo uriya mu gikoni, uyarimo gufura, wasanga umwana yaneye hano. Hari umwana muto. Ariko nyiraruna aya mabyi nige mu mwayateze. Wowe ufashe utuntu ukayakuraho ukajyana muri toilette wabiki. Ahubwo bizaba ikibazo, wowe bayakuyeho uyu munsi, n'ejo bayakuyeho, ubwa gatatu niyo. Ariko ntabwo ubona ko ndi mu gikoni, waba yukura hariya mabyi. Byawe n'umuntu yakoraga yibwirije bigatangira kuba itegeko, uri kumusubiza inyuma. Umuntu utegekwa ni wa wundi ukirwana na Satani. Uwamaze kugera ahamenya Satani no kuyirinda ari. Haleluya. Amen. Kane, Imana jambo. Haleluya. Reka dusome muri Yohana igice cya mbere, Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa mbere.
haragira hati uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo. Aleluya. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze Imana jambo tuba turi kuvuga Yesu, kandi Yesu ni ijambo ry'ubugingo. Iryo jambo ry'ubugingo rero rigomba kukubera Imana, rigakora imirimo yose muri wowe. Niba uri kuryakira ukaryandika muri wowe, rizirikane aho uri hose ujye ukora ibijyanye n'iby'ijambo rigutegeka. Iryo jambo rizakubera Imana. Aleluya. Niyo mpamvu muri Yohana nanone igice cya mbere umurongo wa mbere, hariya byari Yohana wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere, noneho Yohana gusa igice cya mbere umurongo wa mbere akubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Aleluya. Ngo iri jambo murimo kwakira, iri jambo murimo kwiga ritandukanye n'inyandiko za Bibiliya. Ni ibisobanuro by'inyandiko za Bibiliya biri kuza kwagura ubwenge bwawe no kugutegeka ibikwiriye kugira ngo ubashe kumenya uko ubana n'Imana. Ngiyo Imana jambo. Ntuzongere gutekereza ko hari iyindi Imana ihari kuri wowe uyu munsi, ni iri jambo uri kwiga. Aleluya. Ego. Niba uzifata ukavuga ngo se ubundi twajyaga mu nzu tugasenga dukubita hariya ku gikuta twongera tugaruka twiterera hejuru, none tuzasenga gute? Tuza. Iri jambo riri gukora imirimo yose. Wowe ikibazo ugize baza uri kuri guha. Aleluya. Si twize hano kurarika Imana. Ririmba indirimbo, usenge usaba Imana kubana nawe, uryame. Urarinda ijya kusakuza, ugasanga umuntu arabyutse saa 9 z'ijoro n'abaturage, Mana turagushimira rero waturinze. Hariya kukurinda wari iki? Imana yo gusakuriza ngo yakurinze, wewe wari iki? Uyu munsi ikintu kikurinda ni iri jambo. Niyo mpamvu Yesu ajya kuvuga muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 3. Yohana igice cya 17 uwo ni umurongo uje nonaha kugira ngo nawo udufashe. Haravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahirije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ni kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira, sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe Data wera. Ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nyiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Narabarinze, muri bo nta n'umwe wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Aleluya. Nuko ngo nta muntu ushobora kugira ikibazo, urarinzwe nande? N'ijambo, urarinzwe na Yesu. Ntiwongere no kwihangayikisha mu bindi byose, ntiwongere kujya mu buvumo no mu mazi ngo hari ikindi urimo gushakisha kirenze iri jambo, nibyo rikurinze. Aleluya. Gatanu, intambwe ya 5 ni Imana mwuka. Aleluya. Turasoma muri Yohana igice cya 4 ku murongo 22 kugeza kuri 24. Haranditswe ngo Yohana 4:22 kugeza kuri 24. Dore mwebweho musenga icyo mutazi,
ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Imana ni umwuka, n'abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Uzaba uri gusenga Imana mu mwuka ryari? Ego, ni muri cya gihe urimo gutekereza. Ibyo utekereza ugomba gutekereza nk'Imana, ugatekereza ibyiza. Ibyo uvuga ukavuga nk'Imana, ukavuga byiza. Ibyo ukora ugakora nk'Imana, ugakora byiza. Aho uri hose uba uri gusengera Imana mu mwuka. Mu gutekereza kwawe, mu kuvuga kwawe no mu gukora kwawe ni Imana iri kugaragara. N'abakureba bazajya bakubonamo Imana, n'ibyo ukora abantu bazajya babona Imana. Kabisa. Haleluya. Amen. Icyo gihe rero Imana yawe iba ari umwuka. Tuvuye ku Imana y'ijambo, si rya jambo urimo kwiga, riri gukora imirimo muri wowe naho uri hose. Hanyuma umwuka ni imbaraga. Rya jambo nawe riri kugushyiramo imbaraga zo gutekereza neza, kuvuga neza no gukora neza. Haleluya. Bivuze yuko aho uri hose noneho uyobowe n'iki? N'umwuka. Icyo gihe Imana kuri wowe ni umwuka. Ego, itangiriye igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Haleluya. Amen. Icyo gihe rero muri wowe harimo ubumana. Uyu muntu w'umwuka arangwa n'ibikorwa bye, kuko umwuka ari imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Zimukoreramo. Icyo gihe ntawe umwigisha, kuko ubumana n'imirimo y'Imana biri muri we. Icyo gihe ikikugaragaraho ni ugutegeka. Ikibi cyose uko kije uragitegeka. Icyo gihe uyobowe n'iki? N'umwuka. Kuri wowe Imana ni umwuka. Haleluya. Ndimo kwihuta ariko nizere ko bikumvikana. Biri kumvikana komeza. 6, Imana muntu. Icyo gihe wogeze ku rugero rwo kuba Imana nawe mu bandi bantu. Yego. Haleluya. Wamaze kugira ishusho n'isura y'Imana. Yego. Kuri wowe Imana ni umwuka, ariko ku bandi bantu uri Imana y'umuntu. Haleluya. Amen. Nuko rero muri Timoteyo igice cya 2, Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5 baravuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu, ari we Yesu Kristo. Imana ni imwe. Nubwo tuvuga ngo uzaba Imana muntu, ariko Imana ni imwe. Wowe ari kuzaba Imana mu bantu. Yego. Imana ni imwe, ariko mu bantu nawe uzaba Imana. Haleluya. Amen. Ndashaka unsome kuva igice cya 7 umurongo wa mbere. Kuko ako kantu nzi ko hari uri buze kuza kugasesengura. Yego, usesengura murabyibuka? Hari uri buze kugahera hasi. Igice cya 7 umurongo wa mbere. Yego, dusome. Hari umuntu wabuze aho yicara. Baravuga gute? Uwiteka abwira Mose ati, yego, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Kuri Farawo. Haleluya. Wowe ntabwo uzaba uri Imana, ariko mu bantu uzaba uri Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera iki? Kubera ko ufite ishusho y'Imana muri wowe n'isura y'Imana. Uratekereza nk'Imana, ukavuga nk'Imana, ugakora nk'Imana. None abantu hari ahandi bajya gushakira Imana. Kuko Imana iri mu ijuru. Imana ni umwuka, ariko wowe uri umuntu ugaragara, ugomba nawe kuba Imana mu bantu. Siyo ntambwe ya 6. Haleluya. Nguko uko buri muntu wese hano azajya agenda ahinduka.
uzatangira uri iki? Uri umunyabyaha. Kubera iki? Muri wowe harimo ubwami, hakabamo n'ubu. Sitwo twabibonye. Yego. N'umubi. Yego. Nurangiza uhinduke Satani, uzaba Satani ye kuri abangaba muri hamwe mu nzira. Siko twabivuze. Kuko hari umuzatajya kukubona we atangira gufate ku rugero utaragera. Naho ku bandi bo hanze hariho n'uzabona ko umuntu hatangiriye kujya muri ajambo harya ngo ni kwa mama sente yabigira kabona hari icyo yahindutseho, ariko muri wowe uracyafitemo kamere. Muri aba muri hamwe uri Satani. Kuko nakubona azakubona ibyo atagukekagaho, ntihazagire uwuguca intege ngo nuko muri hamwe. Hanyuma Satani nabwo azaturuka hanze kuri babandi baza kukugira inama, baza kukwereka ibitagenda, abandi bagukorera ibyo utatekerezaga. Yego, azaturuka iwawe mu rugo, wowe mugore wikorera umugabo, umugabo nawe wikorera umugore. Ujye umenya ko yari Satani. Nubwo wari umunyabyaha hariya ntabwo wabasha kubona Satani. Yego, noneho gutangira inzira yo guhinduka ugomba gutangira kuyibona. Yego, icyo gihe rero numara gutangira kubana nayo nta kiguhinduraho, umaze kuba umuntu. Yego, numara kuba umuntu rero uzatangira kuyoborwa n'ijambo. Kuri wowe Imana izaba ijambo. Yego, ijambo nirimara gukomeza kukuyobora neza, uzatangira kuyoborwa n'umwuka. Ntabwo uzongera kujya ureba ku bigaragara gusa. Yego, uzatangira kuyoborwa n'umwuka. Numara kuyoborwa n'umwuka rero nuko watangiye kugira ishusho y'Imana n'isura y'Imana. Yego, ku bantu uzabura Imana. Uwo wajya gusengera, uwakugezaho ikibazo cyose cyajya gikemuka, ariko nawe ukamuzana hano. Numara kuba Imana umuntu uzifuje kujya gushinga itorero. Haleluya. Ugiye kurwanya ya Mana, kuko itorero ni rimwe n'irya Yesu Kristo. Irindi washinga ni aho wajya kwigisha abantu. Kwa ngo uyu muntu Imana muntu ni mwarimu. Yego, nawe nugere ku rugero cyo kwigisha abantu. Yego, Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3 baravuga ngo, Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, ngo kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanyirije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yanyu, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we nimwe ubutunzi bwose n'ubwenge no kumenya bwahishwe. Haleluya. Icyo gihe muri wowe niba wamaze kuba Imana muntu, Kristo niwe uri gukorera muri wowe. Ufite muri wowe ubwiru bwose bw'Imana. Kwa nta kintu Imana yakora itakubwiye. Haleluya. Somera aho ngaho mu gitabo cya Mose. Igice cya 3 umurongo wa 7. Amos. Yego. Waharenze ndi kugereranya aho ngaho. Barebe hafi. Oya, ahubwo hirya Yesaya wigira imbere. Yego. Amos igice cya 3 umurongo wa 7. Yego, Amos. Safi mubwiriza. Oya, ni hirya cyane ahubwo ina ugaruka ina. Yego. Hosea gukomeza gutyo. Umuhanuzi mutaho. Amos. Yego. Kanga. 3 umurongo wa 2. Umve Imana muntu kimeze. Nukuru witeka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo n'abahanuzi. Nuko aho ngaho uri Imana ariko uri umugaragu w'Imana nkuru. Hano mu bantu Imana ariko uri umugaragu w'Imana nkuru. Ntuzagere rero we kwishakira inyungu zawe. Icyo gihe Imana ikintu cyose ushaka hano uzajya givuga kibeho, icyo ukoze kibeho.
ngicyo twebwe icyo twiratana no ku isi. Nshatse nakubwira icyo kibazo ufite, genda ufate igikombe cy'amazi unywe, iyo yaba ari malariya yakira. Amazi yigeze avura umuntu. Yego. Haleluya. Murumva ukumva aho muri kugana. Duharanire kugeraho. Uyu ni umuntu, iyo bita Imana muntu, uyu ni umuntu wamaze gutegeka ibintu byose. Uyu kandi niwe uyobora abandi bantu, abakura mu byaha, akanayobora imirimo y'Imana yose. Ikintu Imana ishaka gukora niwe ikoresha. Haleluya. Biri kumvikana. Tujye rero ku intambwe ya 7, urubanza rw'iteka. Urubanza rw'iteka. Turasoma muri Yohana wa mbere igice cya 3:19 kugeza kuri 22. Haragira hati, icyo nicyo kizatumenyesha ko turi abukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo, nubwo imitima yacu ducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo, tugakora ibishimwa imbere yayo. Haleluya. Wamaze kuba Imana muntu, urubanza rero ugomba guhora urutekerezaho. Icyo uzakora kibi uzacibwa urubanza. Yego. Ugomba gukora ikintu cyose umutima wawe utagucira urubanza. Icyo ugiye gukora nugira imitima ibiri, jya uhita ukireka. Haleluya. Amen. Niwe uzagira gutyo ugasanga umuntu wageze kuri urugero, nunamusanga hari ibibi wari gukora, yego, we ntuzamucira urubanza. Umutima we niba utamucira urubanza, aratinyuka imbere y'Imana. Uwo uramucira urubanza kandi. Haleluya. Amen. Yego. Icyo gihe ikintu cyitwa urubanza gihera mu mutima. Dusome Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo wa 10 n'uwa 11. Haragira hati, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Nuko iyo nemeza abantu, mbikoreshwa nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka. Uko ndi niko bigaragarira Imana, kandi niringiye yuko ariko namwe bigaragarira imitima yanyu. Haleluya. Nubwo icyo wakora byose imbere y'Imana waba uzi kuri guhamanya nayo, n'imbere y'abantu ko wizeye yuko ibyo uri gukora nta wagucira urubanza, niyo yashaka kukurega atagutsinda. Haleluya. Icyo gihe kuri wowe urubanza ruba rwararangiye, kuko icyo ukora uritwararika, ukareba niba uhamanya n'Imana n'abantu, yego, aho ngaho imbere y'Imana uratinyuka. Icyo gihe rero intambwe ya 8 ari isa nkaho iganisha ku ya nyuma, nicyo bita umunsi w'imperuka. Haleluya. Amen. Dutangira urugendo bavandimwe, ariko mu minsi y'imperuka bizaba bikaze. Yego. Mugiye kumva uko bizaba bimeze muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 4 kugeza ku 13. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu bayobya. Icyo gihe ko kuyoba biza, niko handi batangira kuvuga amafaranga ni menshi. Yego. Ese waguha abantu nka 500 ukabashyira ahantu barya buri munsi, mu gitondo saa 6 nimugoroba mu minsi 10, wabagaburira amafaranga angana menshi, ariko ntabwo bayakwatse wenyine. Yego. Umwe natanga 2, undi 3, undi 5, ya mafaranga azaboneka. Nguko mu minsi y'imperuka bigenda. Yego. Kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye, batirije Kristo, bazayobya benshi. Bazayobya benshi. Umuntu uyoba ni uwamenye. Uko bigeze kuri harya ubwo tugiye kuba ahantu mu minsi 10, harya abana banjye baba bahe, ubundi abana n'ababo cyangwa n'ab'Imana, uzarebe ugenda ubasijya aho ngaho wigendera. Mumfatira aba bana ndaje nzaza ejo,
urebe ko utazajya ugakubita iminsi 10 ukagaruka nta n'icyo babaye, ejo hatazagira uwo uyoba. Haleluya. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Nibwo hatangira hakazamo ibintu by'intambara. Intambara ari kuvuga ngo mutegeze nk'iya Kongo y'amasasu n'iki, ni inzangane hagati y'abantu, ugatangira gutekereza nabi, uwagukundaga akakwanga, wareba ugasanga ntaho usigaye, waryaga ari uko uriya mugenzi wawe mwafatanyije agatangira kuvuga ati uyu munsi ndakwanze. Yego, ni intambara yongeye. Yego, ni ibimenyetso by'iminsi nubyihanganira ejo bizarangira kandi uzabaho neza. Yego, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Haleluya. Muganiriye nabi Kigali twatangiye igihe kirekire, ibi nibyo bagezemo. Umuntu aragenda akajya gucuruza, agahera mu gitondo akagera nimugoroba agataha ntacyo atahanye. Nabateguye kera ndababwira muze muzana amafaranga, niwumva wanayabonye ujye uyazana agenda akubikire. Bamwe barabyanga, none batangiye kugera muri ibi. Haleluya. Umuntu agenda akirirwa ku zuba agataha nta kintu atahanye, ariko akama papa ko mburaye. Humura, icyo kurya nturi bukibure, ni iminsi y'imperuka. Ibyo bigeraho bikarangira mugatangira kubaho mu munezero. Nutwarwa n'ibyo ngibyo uzasigara. Ejo babandi bamaze kubona umudendezo w'Imana, bamaze kubona imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana, uzatangira kuba imbata yabo. Wowe waratwawe n'akantu gatoya ku munsi umwe. Haleluya. Amen. Shoni tuzajya Kigali, wari umuntu uri kwicara kose nakoza fata amafaranga yose ufite uyashyira hano turebe ko hatavamo tike. Ayari bubureho ndayakwishyurira. Ariko niba gutekereza abana bazasigara he, bazasigara barya iki? Abana n'ab'igihugu. Abare. Wowe rwana n'ubugingo bwawe. Ndabeshyiraho. Kucyo ubwo turaturiho. Kubanje gutekereza cyane. Ndagushaka. N'ukuntu nagukunda. Haleluya. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Haleluya. Abantu barakwanga, ariko igitangaza kibaho iyo umaze kuza ufite imbaraga z'Imana n'umwuka w'Imana, wa wundi ukwanga ni wowe inshuti yawe, wa wundi ukuroga ni utangira kuza kugusura, aranagusaba imbabazi gutya, anapfukamye, kuko arabikora rimwe kabiri, uko yabikoraga bikanga. Rero akavuga ati wa muntu bahahandi bagiye gucisha ibirenzeho, kaza ati mbabarira yagiye ntuzankorere nk'ibyo nagukorera. Haleluya. Niba mushaka kubona Imana, mugiye kuyibona muri iki gikorwa tugiye kwinjiramo cy'umusozo. Ntabwo turebera ngo umuntu yahageze uyu munsi ngo amaze iminsi 2 cyangwa 3, byonyine aya makuru mbahaye ni intambwe imwe izatuma tugenda. Ugomba kumenya ko uri umunyabyaha, ego Imana ko yiteguye kukubabarira, nawe ukirinda ko kwinjiza bya bintu bine taje ndabigusubirira. Haleluya. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana, bangane, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Haleluya. Kwihangana, mama uzihangana. Reka gutekereza ibyo byinshi gutekereza, wowe ntabwo ushobora kwisubiza, nta nubwo ushobora kubona igisubizo muri ibyo byose uri gutekereza. Igisubizo gitegeye ku Mana, kandi ndarakubwira kuba twarahuye, Imana iragukunda. Cyo nzi cyo hari abantu bazakwifuza mu minsi mikeya bitakibashoboye. Haleluya. Amen.
dusome Yohana igice cya 16 umurongo wa 7 kugeza kuri 13. Yohana 16 umurongo wa 7. Ndi kubabwira iminsi y'imperuka kandi mwayigezemo mwebwe muje muyigoma. Ibi bintu byose muvyitegura. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Haleluya. Amen. Mu minsi y'imperuka Yesu aragenda. Ntabwo twongera kwiga. Yego. Ijambo si ryo Yesu. Ntabwo twongera kwiga. Utangira kubeshwaho na rya gindi wafashe. Ya Mana jambo. Imana mwuka. Naho Imana muntu yeba yagiye. Yego. Bakubwira ngo mujye hariya. Ugenda. Murasenga gutya, musenge gutya. Turagira gutya, kora ibyo. Ni iminsi y'iki? Mubyitegure. Haleluya. Urugendo rugana ijuru. Ntabwo rworoshye. Abantu mujya mwumva bivuga mu magambo bakagira ngo ntabwo babizi. Kujya mu ijuru ntabwo ari umukino mama. Ubwo azaza azatsinda kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Iyo mumaze kurekeraho kwiga, yego mutangira kwitegura mukajya mu mirimo yo kwezwa no kugira ngo mwakire umwuka wera. Mwarimu rero n'abagihari muzabona abantu benshi. Haleluya. Duhereye kuri aba ngaba bari i Kigali batangiye mbere. Ubu uwa mbere baramubonye ni uwo mwarimu uje kubigisha inyigisho z'inzandiko za Pawulo. Narangiza hazaza abandi noneho batwandika. Haleluya. Kugira ngo tumenye abiteguye. Ndifuza ko icyo gihe namwe mwese muzaza i Kigali. Niba ari icyumweru muzahamara, niba ari 2, aho kuba harahari ibyo kurya birahari, wowe n'itike yo kuza. Haleluya. Babandike. Nitumara kwandikwa hazakurikiraho abo bita abahanuzi. Haleluya. Si mwari mwaramenyereye abahanuzi bikoresha ibyo mikino, uzabona noneho umuhanuzi ntazakureba mu maso, ni uguhagarara gutya mutarebana, ugahagarara imbere ugahita kubwira, ugahita umubwira ibyo wakoze byose, akajya kubaza bya bindi byose waba bibona gutyo. Ibibazo byose wahuye nabyo ni naho birangirira. Bavandi ngo umuhanuzi w'ukuri uca kuri 3 nuko basigarana ibyawe, umutima ugasigara wera. Haleluya. Niyo mpamvu rero mbere yuko ujya kuri abo bahanuzi, umuhanuzi wa mbere ni mwarimu wa wundi wigisha isezerano rishya. Mwebwe ntabwo muragira ubuntu bwo kuzyiga, ariko noneho mugiye kugira ubuntu bwo kuzahura nawe, uzamwisanzureho umubwira ibibi byose wakoze mbere yo gutangira kuza muri iri jambo, umubwira imbogamizi zose ufite mu buzima bwawe, azakubera avoka kuri ba bahanuzi bandi bakabiri. Ni nawe ukujyanayo kugira ngo wezwe, umutima wawe usigare nta kizinga. Iryo banga mwari mubizi ko ariyo mpamvu abandi bantu batazi ko ibyaha birangira mu muntu. Haleluya. Iyo avuye habo bahanuzi hahita haza abo bita ibizima bine. Nabo ni abantu mutubisoma mu byahishuwe mu gice cya 4 ku murongo wa 4 ukagira ngo ni imikino, ariko nibo bafite amaso imbere n'inyuma. Yego, abo ngabo nibo babigisha uko muri busenge, Imana ikazi ikakwitoranyiriza ngo kuko umuntu yitwa intore y'Imana. Tuzanabigisha indirimbo bivuga, yemwe ntore z'Imana asizwe amavuta y'umwami, uyu munsi turabasuje yoyo mw'izina ry'Imana. Yego, icyo gihe niba turi kwiga hano turitwa bizera kubera ko twizeye ijambo, nitumara gutoranywa n'Imana uhita uba intore y'Imana. Haleluya. Amen. Muri ubu kuntu ibintu bigiye gukurikirana, ukaba intore y'iki? Y'Imana. Iyo umaze kuba intore y'Imana, nta muntu hano kuri iyi si ukigushinzwe uretse Imana. Icyo ushatse, wa mwana mutoya hano uba agiye mu nzu agafata igiceri akajya kugura irindazi, wamukubita wamujyana kuri ribu.
kubera iki yihaye iwabo no ku Mana niko biba bimeze. Aleluya. Icyo ushaka ku Mana uri intore y'Imana urihereza. Ni nyuma rero y'aho ngaho tumaze guca kuri ibyo bizima bine aribo badufasha gutoranywa n'Imana, hakazakurikizaho abaza gukingura ijuru umwuka w'Imana amanuka. Aleluya. Nibwo tuzateranira hamwe mu minsi 9 n'uwa 10 w'umunsi mukuru, abantu bose ari abakristo mumaze gusigwa amavuta n'Imana. Aleluya. Mwebwe mutuye inaha mu giturage nimwe muzampamirizaga ko ibyo nababwiraga ari ukuri. Yego, umuntu ashobora no kuzabanza mugaturiza ahantu i Kigali kuko ushobora kuza inaha ukamara abantu. Ntabwo mvuze ko muzamara abantu, ariko ushobora kuza inaha aba barozi bose bo muri quartier hano aba ngenda mbona duhora dubisikana hano bazahita bimuka. Arabimenya. Ntabwo ari ukubimenya gusa, bazabimenya. Utazimuka azajya yemera abeho uko ushaka. Yego, ku buryo ashobora no kuzinuka akavuga ati mbabarira tubana amahoro. Ubwo nibwo uzamenya ko noneho wabonye umwuka w'Imana muri icyo cyane abantu babanza kwikiriza paracetamol fansida. Paracetamol se shahu. Urayizi. Kandi ibintu abantu biga n'ibindi ni imyuka, nzabigisha imyuka. Nibyo koko akenshi yakubwiye ibintu bari kubibona, ibindi akaba yabibonye mu nzozi atazi icyo bisobanuye. Nibyo akubwiye bibaho, ariko ntabwo ari wo mwuka w'Imana, ntabwo ari wo mwuka wera. Uzabana n'umwuka wera. Ikintu cya mbere umwuka wera kubarira we muntu ni uko uburi Imana, iby'Imana yakora mu ijuru ibanza kubinyuza wowe kugira ngo bikore hano ku isi. Yego, uburi Imana muntu ryari igihe uri kwigisha abandi, ukaba uri Imana mu mwuka igihe nawe ufite umwuka wera uyoborwa n'umwuka. Aleluya. Aho niho turi kubajyana abavandi. Undi uzaza kubeshya ibindi bintu uzabyemere cyangwa ntubyemere, wowe ni wowe uzaba ufitemo inyungu cyangwa se igihombo. Aleluya. Mu gusoza rero turebe ingingo ya 9 ari nawo mwanzuro wacu, umudendezo. Aleluya. Umuntu atangira kubaho mu mudendezo, ntawe uzongera kukubwira ngo kora iki. Uzi ikintu kibaho, nta n'ahantu ushobora kujya gukora ngo ukore utari shefu. Aleluya. Kirazira. Ariho bamwe bazababwira amateka yanjye. Nahoze ndi umuntu utoroshye muri iki gihugu, ariko ntabwo aho najya gukora keretse unyemereka aribyo uhayobora. Yego, kuko umuntu byonyine kuba ngo mutangira akazi saa 1 nyerereweho iminota 3 kanduka, wowe uzinduka akazi kawe karangiye. Niyo uri kunaruka ndi umuntu ugenda kumbe n'Imana batukaga utabizi. Igihe rero akenshi mu rwego rwo korohereza abantu wishakira akazi wikoresha. Aho rero ukaba uri shefu mu ijuru no mu isi. Aleluya. Nzababereka bamwe mushobora kuba mwana banaga hano mutabazi. Barahari turaziranye, bafite umwuka w'Imana ko ntiwabimenya. Abo bakorana ari bo bayoboza ariko si umuntu. Iyo yashatse araza, iyo yashatse ntaze kandi shefu ntacyo avuga. Undi se yavuga iki ku Mana? Aleluya. Nuko twifuza ko mubaho mu isi uri umuntu w'umudendezo. Mama vumilia. Uzageze ku musozo ihangane, ibindi byose muzaza kunshimira ndabizi. Ugati byatuganira tubeshye n'urugendo wakoraga uza hano ntabwo rwari rwose. Abo bakasiyari bazahora abantu bakomeye, abantu bose baza kumubaza icyo bari gukora. Aho yicaye bakavuga ati we ntacyo bivuga, nimukore gutya. Ati ibyo avuze niko kuri, nuko wibereyeho. Aleluya. Uburi umujyanama w'abantu bose mu isi no mu ijuru. Rurana ku isi. Aleluya. Amen. Dusoma kuri no ba 2 igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza kuri 21. Haragira hati umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya,
ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Haleluya. Amen. Byose biba byahindutse bishya. Wa wundi wari ukuzura umusambanyi uri umurozi urikira gute, wazahera muri ibyo ariko ntazigera bikubona. Yego. Haleluya. Amen. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Amen. Nuko aho uri hose, wowe Imana, wowe abantu, nuko muba mukurikirana. Yego. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi none yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Haleluya. Amen. Niba turi kuza kwigisha kugira ngo nuko bahendahenda, niba ushaka rero guhendahenda ko bizagera aho bikabya, tuzakwihorera. Niba tuvuze ngo duhure kuwa kangahe saha y'ingwino, yaba imvura itagwa yaba igwa ngwino, cyangwa ubwo imvura navuye mu rugo iri kugwa, n'abanci intege ntibaburaga. Uyu munsi none ntabwo ujyayo, ngo none turyamanye, ahubwo ndagiye imyenda nambara ibihe. Byamutangaje abonye umutaka nagombaga gufata yahise awufata bajya kuwukoresha, ngagiye mu gikoni naye ngiye mpita nambara igikoti ndasohoka ndagiye. Nta kintu ugitinya kujya guhendahenda abantu. Ibyiza twabonye turifuza ko namwe mubibona. Haleluya. Ariko buri muntu wese azirikana uko ari buryamire ijoro. Ibintu byose ndiyashaka ko bihinduka, tugatangira inzira ye. Papa wanjye mu myaka 57 ugiye guhinduka umujene mu 30. Tijye umubwira nuko ziriko icyakwicaga ni kakadozi n'umujinya n'ibiki byose bigiye kurangira, bigutera umujinya bigiye kurangira. Uriya mubyeyi ntazongera kukurakaza guhera uyu munsi n'ikimenyimenyi. Wewe witegure gusa urya agasenda. Haleluya. Ibyo nashatse kumubwira yabyumvise. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Abantu bajye babona gukiranuka kw'Imana muri wowe. Yego. Umuntu wenda hano mwebwe tumuranye igihe gito, ariko iyo umuntu afite ibibazo byasengewe handi hose bikananirana, ijambo nkubaza nirindi, hari ahandi ugifite ibyiringiro. Iyo umbwiye uti ntaho, wowe wicara hano, ntabwo ushaka kumara amezi 3 ibyo bintu bitararangira. Haleluya. Ndibuka nuze bamama mwari hamwe kwa gatatu ushize, bari hano ni bande kwa gatatu, ntabwo yacishe bakajya baganiriza. Nuko ntabwo dutanga ibintu by'ubuhamya, ariko ngiye nagiye iwabo bwa mbere, ku meza bangaburiye bakanshyiriraho ibiryo. Cyambere nicariye imbeba, ibiryo turabisangira. Zaraza ku isahani zikarya uko zishaka, nanjye ndakomeza ndarya. Naho baricara barunga ati umupapara, ntabwo zizi ukurya none ko mwabimpaye muzi ko zihari. Guhera n'uyu munsi nta n'imwe igihari. Iya nyuma yagiye ku munsi umwe mpari na nyirinza hari, aza kuvuga ati iyo ni yanjye ni muyireke. Ntabwo zagarutse. Ndavuga ni nyirayo yaraje kuzitwara. Haleluya. Ibi bibazo byose ufite niko birangira, ariko wowe ntuzashyireho itegeko uko wifuza ko birangira. Imana nizi uko birangira, twebwe turi ibikoresho. Haleluya. Amen. Umurimo w'Imana wo kuyunga n'abantu watangijwe na Yesu Kristo umwami wacu, uyu munsi urakomeza mu itorero rya Yesu Kristo yasize ashinze hano ku isi, kandi akomeza no kuriyobora. Wowe tuvugana cyangwa wowe unteze amatwi, njye ndi intumwa ya Kristo mu cyimbo cye. Haleluya. Amen. Yesu Kristo yaraje akora umurimo, awusiga mu bantu, abo bantu nibo bari kuwukora. Niba ushaka kubona Kristo, niba ushaka kubona Yesu Kristo, ngwino wumvira ijambo rye niwe muri kuvugana. Njye nk'abantu banzi
mu bantu nigisha ishyorongi habamo umubyara wanjye wo mu mubiri. Papa we avugana na mama, ariko iyo ndi kwigisha bigera hagati ukumva arifasha araseka. Arakoze ariko se wowe umuseka icyo useka ubusa, ariko ugateka zibabwira uyu papa ya umwana w'umuzakira umwana. Icyambere ntiyavugaga karakagaho agahungu karaho ngaho usaka katajya kwiyanduza. Ahubwo twebwe twize tugenda twambaye ibirenge nta nkweto imyaka 8 yose muri primaire, ariko sinashoboraga kwandura. Ariko none uri kuvuga ibintu bimeze gutyo, ushatse kuba ko ibyo atari by'umuryango, atari iby'umuntu ari kwihimbira, ahubwo ni Imana yonyine iri kuvuga igukoresha. Niba ushaka kubona Yesu Kristo rero, niba ufite ibyo ushaka kumutura, byuza hano kwa kangahe, kwa kabiri. Haleluya. Reka dusoreshe mu Kuva igice cya 23 umurongo wa 20 kugeza kuri 22. Kuva 23 umurongo wa 20 kugeza kuri 22 haravuga ngo, dore natuma marayika imbere yawe akurinde mu nzira akujya naho nakwiteguriye. Haleluya. Rwanga umuntu uri kukwigisha mu yandi magambo ni marayika we, Imana niyo yamutumye kugira ngo azagufate akujyana aho uzahurira n'Imana. Mumwitondeho. Haleluya. Mumwumvire ntimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu. Haleluya. Hari igihe kizagera ntimukajye ngiye kubabwira ikintu hakiri kare. Ibintu byose bibi wakoze mbere yuko twiga, iyo ndi kukwigisha hano ndi kubivuga, ntuzajya wumva ndi kubivuga, ntuzajya ngo hari uwabimbwiye, ahubwo we n'Imana iri kukubwira ngo ibyo bintu bireke. Sinakubwiye yuko watangiye kuba Satani. Yego, aho wagaragaye nka Satani rero mba ndi kubibona. Uzajya wumva ndi kubitangaho ingero. Yego, uzajya wumva rimwe na rimwe ndi no kukureba cyane ndi kubikubwira. Yego, ujye wikosora ntabwo mpanga. Nibikubabaza nidusohoka ari umwe uti bira bintu wavuze arikoze yakiza gutya na gutya mbabarira, ariko wabivuze mu bantu numva ngiye nkozwe n'isoni, ese ngiye ujya kubikora wangishije inama. Haleluya. Nuko ngo mumwitondeho mumwumvire ntimukamugomere kuko atazababarira ibicumuro byanyu kuko izina ryanjye riri muri we. Haleluya. Niyo mpamvu sinakwirataho ngo nijye uri gukora, ahubwo ni Imana iri gukora inyujijwe muri jyewe. Haleluya. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Haleluya. Nuko utukwizeza yuko nta kintu na kimwe kitazarangira niba wicara ukumva kandi ugakora ibyo ijambo ryagusabye. Uyu munsi wowe icyo usabwa ni ukumvira, maze Imana ikakubera umurinzi binyuze muri marayika wayo ukuri imbere ari we jyewe. Haleluya. Dusoreshe Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Haragira hati, Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Haleluya. Kuko iri sezerano ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo. Iyo turi kwigisha tuba turi kwandika amategeko y'Imana mu bwenge bwabo. Yego, nyandike mu mitima yabo kandi nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kuruta abandi. Haleluya. Uworoheje hanyuma y'abandi ntabwo ari mu mbaraga cyangwa ibindi, ahubwo ni mwebwe mukiri bato muje musanga abandi babonye byinshi. Ubwo abakomeye ni abahe? Ni abafite byinshi bigishwe, aboroheje bimwe muri kuzumunsi. Mwese imbere y'Imana muzamungana. Yego, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi.
ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kiba gikuru kikaba cyenda gushira. Haleluya. Nguko uko ibyaha by'umuntu birangira, nguko uko umuntu abaho ayobowe n'Imana yonyine, nguko uko umuntu aba hari Imana mu bandi bantu badafite Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ufite ikibazo rero abaze dusoze.